intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo al-mu'min bayna makhafataini, ngo umwemeramana agomba kuba mu bintu bibiri akwiriye gutinya. Umwemeramana ahora atinya ibintu bibiri, bayna ajalin qad mada la yadri ma Allahu sani'un fihi, agomba gutinya ko cya gihe cyashize kuri we ibyo yakoze byose, yibaza ngo ese ibi bintu bundi Allah subhanahu wa ta'ala yarabyakiriye. Icyo nicyo cya mbere umwemeramana agomba gutinya, akavuga ati mana yanjye iyi si byo ndi gukoreraho byo kukwiyegereza, ya Allah sinzi niba ibi bintu byarakiriwe, bikamuhereza intege zo kugumya gukora adacika intege no kwirinda ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yamuziririje. Wa bayna ajalin qad baqiya la yadri ma Allahu qadin fihi, nanone agahora atinya igihe cye gisigaye icyo Allah subhanahu wa ta'ala ese niki yaneguriye, nirihe teka, nikihe kintu kizambaho mu bisigaye. Ibyo ngibyo akabyibazaho, bikaba impamvu nanone yo kugira ubushake n'ubutwari bwo kuguma ku murongo bwo kumvira Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله مني وإياكم من النار. turashimira Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa'ala, mukuri Allah subhanahu wa ta'ala we dushimira mu bihe byose, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala we twikingaho, Allah subhanahu wa ta'ala we twakinkunga, Allah subhanahu wa ta'ala we dusaba imbabazi ku makosa tugenda dukora, Allah subhanahu wa ta'ala we twicuzaho ku makosa amwe akomakomeye nabwo tugenda dukora abavandimwe wa Islam. Uwo Allah subhanahu wa ta'ala ntakwiriye kubangikanywa n'icyari cyo cyose mu byo yaremye. Allah subhanahu wa ta'ala we waturemye arangije aradutunganya, aduhereza ubwenge bwo gusobanukirwa icyiza ndetse n'ikibi. Amahoro imigisha nibikwirakwire ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiwe n'abasangira ngendo biwe n'abazamukurikira mu byiza, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushira mu bakurikiye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bavandimwe wa Islam, amagambo meza, amagambo yubaka umutima na amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse n'umuyoboro mwiza n'umuyoboro w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uzatandukira rero ku magambo y'Imana akanatandukira no ku muyoboro w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agahitamo ibyo byo kumuyobora ndetse akabizana muri iyi dini, azabazanye ibyaduka, kandi ibyaduka nta handi biganisha nyirabyo usibye mu muriro wa Jahannam. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yandinda namwe akabarinda kuzaba muri abo bantu bazajya mu muriro wa Jahannam. Bavandimwe wa Islam, nkuko mubizi turibukiranya, kubera ko kwibukiranya ni itegeko. Fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, ngo nimwibukiranye kubera ko urwibutso rugirira wa undi wemeye Allah subhanahu wa ta'ala akamaro. Bityo rero bavandimwe wa Islam, nifuje ko tuganira cyane cyane ku rwibutso rujyana n'isi, kubera ko muri ibi bihe urabona yuko abantu isi maze kubatwara, abantu bamaze kuzindara ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, abantu bihitiyemo ubuzima bwabo bagomba kubaho, birengagiza ubuzima Allah subhanahu wa ta'ala yabahitiyemo kandi aribwo bwiza kuri bo. Abantu nta muntu ukitaye mu kurya haramu cyangwa halal, kubera ko ibyo ngibyo byose ari kubiterwa n'indonke z'isi, ari kubiterwa no kuryoherwa n'isi. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala muri surati al-A'la
Allah subhanahu wa ta'ala ati bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa, ese abantu mwamaze kuryoherwa n'ubuzima bw'isi burabaryoheye cyane ku buryo bubibagiza ubuzima bwa akhira bw'ejo ku munsi imperuka. Icyo rero ni ikibazo gikomeye kubwo Allah subhanahu wa ta'ala ibi ngibi yabivuze mbere yuko twe abantu tujya muri icyo gikorwa cyo kuryoherwa n'isi bavandimwe b'Abayisilamu. Urabona abantu nta kintu bakitayeho, abantu ntago batekereza kumeruka, abantu bari bize cyane cyane n'ubuzima bw'isi, abantu bamaze guhitamo ubuzima ubona bwabakuye ku murongo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo umuntu mubwira amagambo meza yo kumugarura kuri Allah subhanahu wa ta'ala, urwango rukaza kubera ko aryohewe n'ubuzima bw'isi, ariko nta kindi Allah subhanahu wa ta'ala yadushiriyeho kuri iyi si kugira ngo tuyishakireho ibikorwa byiza abavandimwe b'Abayisilamu. Nta kindi Allah subhanahu wa ta'ala yadushiriyeho kuri iyi si ni ku mpamvu zo kugira ngo nge nawe dushake ibikorwa byiza bizaturokora ejo ku munsi imperuka, bikazaduhereza n'ubuzima bwiza bw'ejo ku munsi imperuka abavandimwe b'Abayisilamu. Wama alhayatu dunya illa mata'un ghurur, nta kindi ubuzima bw'isi bumaze bwadushuka bwakora ibiki usibye ko ari agahe gatoya ko kuryoherwa gusa tugatandukana nako. Nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam niyo yavuze iti kun fi dunya ka annaka gharib aw abili sabil, ngo uzabe ku isi. Mu nama twagiriwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nuko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ngo uzabe ku isi nk'umushitsi ugera ahantu agahabwa icumbi iminsi 2 cyangwa 3 akagenda atakwisanzura, atagira amahitamo y'aho hantu ari ku bushitsi bwe, byose aragenerwa. Uzabeho nk'uwo muntu muri ubuzima bw'isi, cyangwa se ube nk'umugenzi wigendera, umugenzi uri kugenda iyo yicaye mu modoka ikaba ifite ahantu imujyanye abavandimwe b'Abayisilamu, iyo imugejeje ahandi mugejeje imodoka irakomeza nawe agakomeza. Rero ubu buzima bw'isi abagushuka cyangwa se ibigushuka byose biriho, sobanukirwa yuko igihe kizagera ugatandukana nabyo muvandimwe mu Islam. Ubwo rero bavandimwe b'Abayisilamu, banyacyubahiro bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, umuntu wasobanukiwe n'ubwo buzima bw'isi yuko agomba kubushakiramo iherezo ryiza ndetse n'ibizamurokora, azacunga iyi hadith. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam niyo yavuze ngo ad-dunya mazra'atul akhirah, ngo isi ni nk'umurima tugomba guhingamo dushaka umusaruro w'ibizaturokoreje ejo ku munsi imperuka abavandimwe b'Abayisilamu. Ntabwo iyi si tuyibayemo nko gushakamo ibizaba impamvu ahubwo yuko twinjira mu muriro, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ntago baduhitiyemo ubuzima kugira ngo twiyobore twitekerereze ibyo tugomba gukora, ahubwo badushiriyeho umuyoboro kugira ngo babandi bazawubahiriza kuri iyi si bazabashe kuronka ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone rero bavandimwe b'Abayisilamu, ntago ubuzima bw'isi bitewe n'ukuntu bushuka abantu, ntago utasobanukiwe ibi bintu ngiye kuvuga bishobora kuba impamvu yuko uzava ukarangiza ubuzima bwawe bwo kuri iyi si utarabaye muri babandi Allah subhanahu wa ta'ala yasezeranije ijuru. Kubera iyihe mpamvu bavandimwe b'Abayisilamu? Iyi si iriho ibintu shahwa, ibintu bidukurura cyane, shahawati, ibidukurura cyane bitwibagiza Allah subhanahu wa ta'ala, bikatwibagiza ijuru. Kubera ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama niyo yavuze ati hujibatu annaru bishahwati, ngo umuriro uzengurutswe cyangwa se ukikijwe n'iby'amarangamutima y'umuntu akurikira cyane. Wa hujibatu aljanna bil makarihi, nanone iri juru twumva bavandimwe b'Abayisilamu, iri juru twumva rikikijwe, hujibat, rikikijwe na bya bindi bitaryoheye umutima, kwanga bya bindi biryoshye biri ku isi, nibyo bizatuma ubona bwa bwami bw'ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone mu nyigisho nyinshi intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo al-mu'min bayna makhafataini,
ngo umwemeramana agomba kuba mu bintu bibiri akwiriye gutinya. Umwemeramana ahora atinya ibintu bibiri: baina ajalin qad mada la yadri ma Allahu sani'un fih. Agomba gutinya ko cya gihe cyashize kuri we, ibyo yakoze byose, yibaza ngo ese ibi bintu bundi Allah subhanahu wa ta'ala yarabyakiriye. Icyo nicyo cya mbere umwemeramana agomba gutinya, akavuga ati mana yanjye iyi si byo ndi gukoreraho byo kukwiyegereza, ya Allah sinzi niba ibi bintu byarakiriwe, bikamuhereza intege zo kugumya gukora adacika intege no kwirinda ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yamuziririje. Wa baina ajalin qad baqiya la yadri ma Allahu qadin fih. Nanone agahora atinya igihe cye gisigaye, icyo Allah subhanahu wa ta'ala ese niki yaneguriye, nirihe teka, nikihe kintu kizambaho mu bisigaye. Ibyo ngibyo akabyibazaho, bikaba impamvu nanone yo kugira ubushake n'ubutwari bwo kuguma ku murongo bwo kumvira Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana yigisha izi nyigisho yarakomeje iravuga iti falyatazawadil abdu min nafsi falyatazawadul abdu linafsihi min nafsihi. Ngo umwemeramana agomba gushaka, cyangwa se umugaragu w'Imana agomba gushaka imamba igomba we kumuhora, iri kumuyobora, iyobora umutima we kugira ngo arusheho kumvira Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dunyahu li akhiratihi, ndetse agafatirana ya mahirwe y'isi Allah subhanahu wa ta'ala kuba kiri ku isi, agafatirana amahirwe yo gukora ibizatuma agira iherezo ryiza. Wa min hayatihi li mautihi, ndetse agafatirana n'ubu buzima buzira umuze akabukoresha igikwiye mbere yuko agerwaho n'iki, n'urupfu. Bavandimwe mu Islam, agakoresha ubuzima bwe neza, agakora igikwiye, akumvira Allah subhanahu wa ta'ala mbere yuko agerwaho n'iki, n'urupfu. Wa min shababihi li haramihi, nanone agafatirana ubuzima bwe bw'ubusore bwo kuba afite ingufu, agifite imbaraga z'umubiri, ataragerwaho n'ubusaza. Ibi ngibi umwemeramana agomba guhora afatirana izi mamba. Iyi ni imamba, inyigisho zikomeye intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yaduhaye. Hanyuma intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama irangije iravuga ngo nta nyuma y'ubu buzima bw'urupfu, iyi si tumaze gutandukana nayo, kongera gukora. Abavandimwe mu Islam, man mustatabin, nta muntu uzongera guhangayika ari gukora nyuma yuko avuye mu mwuka. Nta mwanya wo gusari watakaje uzongera kugarura, nta mwanya wo kuvuga amagambo meza uzongera kugarura, kubera ko uzaba warangijanyije na bwa buzima bwawe Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye. Uzaba wamaze kurangizanya na Allah subhanahu wa ta'ala kuri bwa buzima yakoze iki, yaguhaye. Nanone intumwa y'Imana yarakomeje muri izi nyigisho iravuga ngo ndetse umuntu akwiriye kumenya ko nyuma y'isi, ubwo isi izaba irangiye, nta bundi butaka bwo guturaho usibye ijuru cyangwa umuriro. Bavandimwe mu Islam, nyuma yuko umaze kuva kuri ubu buzima bw'isi, urupfu rukugezeho, menya yuko nta wundi mwanya uzongera kubonaho kugira ngo ukosore ibyo wamaze kwangiza. Nanone umenye ko nyuma yuko izi izaba imaze kurangira, nta handi uzerekeza, nta yindi si ya kabiri izabaho usibye umuriro cyangwa ijuru. Ubwo buri muntu wese agomba kubaho kuri iyi si azi ibyo ari gukora. Niba ari gukorera ijuru, arusheho kudacika intege nk'uko twabivuze mwazira nyigisho z'intumwa y'Imana, cyangwa se niba ari no gukorera umuriro akabona ko ibikorwa bye bitari kugenda neza, bishira mu murongo utari wo, uzaba impamvu yo kujya mu muriro, akaba yagarukira Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala arababarira kandi niwe nyirimpuhwe, nyirimbabazi ku biremwa bye. Bavandimwe mu Islam, tugarukire Allah, tumenye ko ubuzima bw'isi niyo bwaturyohera bute, tuzatandukana nabwo. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.